Reka nongere mbasuze cyane kandi Byakaze mwese mudukurikiye hano kuri Chief 5pm News. Uyu munsi tugarutse na y'amakuru abakomeye cyane yibanda ku burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara. Ihuriro ry'ingabo za leta za FARDC, Wazalendo, FDLR, Abarundi, Abatanzania, Abacanshuro ndetse n'abandi bahanganyemo n'ihuriro rya AFC M23. Uyu munsi rero akaba ari amakuru menshi cyane aho turi buze kubabwira ku nama yahurije abarwanyi ba Wazalendo muri Uvira n'abaturage, ariko ubona ko abaturage batabishimiye ndetse bagaragariza ko bamaze kurambirwa izi ntambara. Kagaruka ku makuru akomeye cyane agaragaza uburyo abasirikare ba leta zunze ubumwe za Amerika bari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo banze kujya ku rugamba, bagaragaza ko bo bazajya ku rugamba ari uko Donald Trump ari we ubihereye itegeko ryo kugira ngo baye batangira iyo mirwano. Nanone mu gace k'Imurenge ahitwa Bijombo ndetse n'Abibogobogo haravugwa amakuru akomeye cyane agaragaza uburyo barwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibasiye abanyamurenge bakicamo benshi. Wazalendo na FDNB nabo bakaba basubiranyemo cyane mu duce turangamiye uyu mujyi wa Uvira bapfa amabuye y'agaciro, ndetse amakuru avugwa ku bitendo bya Wazalendo yo akaba ari menshi cyane, aho abarwanyi ba Wazalendo batewe umuturage karindwi kugira ngo bajye kuba bamusahura utwe, ariko bagasanga nawe yikwije afite imbunda, cyane ko abaturage benshi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basigaye bafite imbunda nyuma y'uko abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari bagiye bazisiga mu baturage. Uyu muturage rero bikaba bivugwa ko yishe abo barwanyi bose ba Wazalendo bari baje kumutera ngo kugira ngo basahure ibye. Mbahaye ikaze rero bashishikariza gukomeza kudushyigikira mukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bizajye bihita bibageraho mu ba mbere, ndetse mukamushobora no kudubitekerezo byanyu muri comment. Tudatinze rero reka duhere kuri aya makuru yaturukaga mu nama yabereye Uvira yari iyobowe n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baturuka mu ihuriro rya Wazalendo, aho bakoranyije inama mbega bashaka gukangurira abaturage kugira ngo babayoboke mbega kugira ubwoba. Gusa abaturage bikaba byagaragaye ko barambiwe izi ntambara cyangwa se aya magambo y'ibibeshyo. Hari umuturage ni umudamu usa naho akuze witwa Christine, aho yabaje amagambo akomeye cyane ababaza igihe bahereye bavuga ko barinda abaturage, ndetse n'igihe bahereye batangaza amatangazo ko bagiye kwisubiza uduce tugiye dutandukanye M23 yamaze gufata kugira ngo bongere babohora abaturage. Gusa bikaba bigaragara ko ngo bajya bababisha cyangwa se batajya bashyira mu bikorwa amatangazo yose baba babwiye ndetse n'ibyo baba basezeranyije, aho uyu muturage yagaragaje ko yarambiwe cyane n'ibikorwa by'ubuhunzi bya buri kanya bagenda bimuka buri gace. Bamusezeranyije rero ko ubu ngubu noneho bamaze kwitegura neza cyane, ko bavuze ko ngo M23 yakoreshaga drone nyinshi cyane zisumbya umubare zo bakoreshaga. Gusa ngo kuri ubu ngubu bakaba baramaze kwitegura, aho uyu musirikare yijeje abaturage ko bagiye kwisubiza utu duce twinshi cyane tugiye dutandukanye tugenzurwa n'ihuriro rya AFC M23. Dukomeje ni amakuru avuga ku ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika. Biravugwa ko abarwanyi bari baje hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo be baza guhangana n'ihuriro rya AFC M23. Gusa hakaba hari amakuru akomeye cyane agaragaza ko bishobora kuba atari ibyo byabazanye mu by'ukuri, cyane ko ngo babasabye kugira ngo be bajya ku rugamba, dore ko ngo n'imyiteguro yamaze kurimbanya kugira ngo be batsimbura M23 bayikura mu bice byose yafashe birangamiye uyu mujyi wa Uvira, ndetse bakaba bayirwanya kugeza bayifatanye na Goma. Gusa abasirikare ba leta zunze ubumwe za Amerika bo bakaba batangaje ko nta gahunda bafite yo kuba barwanya uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 mu gihe baba batarabona itegeko riturutse bukuru rivuye kwa Donald Trump. Gusa nanone abandi bakabona ko ibishoboka ko abarwanyi bataje muri gahunda yo kugira ngo bajye kurwanya M23, ahubwo bishoboka ko ari umugambi wa leta zunze ubumwe za Amerika wo gufata uyu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, cyane ko yamaze kugaragaza ko abangamiye cyane abaturage, ndetse bikaba binajyana n'amagambo uyu Donald Trump yakunze kuvuga agaragaza ko ubuyobozi bwa Felix Antoine Tshisekedi Chilombo budakwiye ndetse butubahiriza ibyo abaturage bakeneye cyangwa se ibyo bifuza. Dukomeje rero n'amarorerwa yakozwe na koalisiyo ubwo n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo FARDC, Wazalendo, FDLR, Abacanshuro, Abarundi ndetse n'abandi benshi cyane. Bakaba bateye ibitero Imurenge, Bijombo ndetse n'Abibogobogo. Hakaba avuga amakuru akomeye cyane rero agaragaza uburyo aba barwanyi bishe abaturage benshi cyane, ndetse bakaba bagabye ibitero mu duce dutuwe cyane, aho bivugwa ko nta n'ibirindiro bya M23 byari biri muri utwo duce. Ndetse amakuru aturuka yakaba agaragaza ko ngo abarwanyi bateye abaturage mu buryo bwo kugira ngo babihimuraho, cyane ko bakomeje kubashinja gukorana na M23. Gusa nanone bikaba ari bwa buryo bwo kwibasira abaturage bisanzwe bizwi kuri aba barwana muri koalisiyo ya leta
ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'uko muri tuno duce twa Bijombo cyangwa se Bijombo ndetse n'Abibogobogo 23 itarahagera, ndetse bikaba byatwaye n'igihe kirekire kugira ngo abarwanyi ba 23 babe bagera muri utu duce bagiye gutabara abaturage basirwaga n'abarwana muri koalisiyo ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru iragaruka kuri Wazalendo biravugwa ko abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari barakoze uburyo bw'ubufatanye cyangwa se icyo twakita nk'itsinda, aho bari bafatanyije gushakisha amabuye y'agaciro hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwo kugira ngo bikenure bashaka udufaranga, cyane ko ba Wazalendo bo bivugwa ko batanahembwa, mbega babayeho nabi, bakaba bari babikoze mu buryo bwo kugira ngo ye babone amafaranga mu buryo bwabo adaturutse mu mishahara cyangwa se mu bundi buryo bwo gusahura nk'uko bisanzwe bimenyerewe. Gusa bikaba bivugwa ko abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi bamwe muri bo baje gusubiranamo bapfa aya mabuye bitewe n'uko abasirikare b'u Burundi bari baramaze kugurisha amabuye bakanga kugira ngo bagabane amafaranga yavuye muri aya mabuye n'abarwanyi ba Wazalendo, kandi bari barafatanyije mu buryo bwo kuyacukura ndetse no kuyatwara bayageza aho bayagurishije. Bivugwa ko yagurishijwe n'abo basirikare b'u Burundi. Ibi rero bikaba byavuyemo imirwano ikomeye cyane hano mu gace ka Uvira. Bivugwa ko abenshi cyane basize ubuzima, cyane ko ari abantu barwanaga begeranye basanzwe bamenyeranye, dore ko basanzwe nafatanya mu mirwano baba bahanganyemo n'ihuriro rya AFC 23. Nanone kandi itsinda rya Wazalendo bivugwa ko bari abarwanyi 14 bakaba bateye umuturage muri Karemi, aho bivugwa ko bari bagiye kugira ngo bamusahure imitungo ye ndetse n'amafaranga yaba afite mu nzu, cyane ko ngo bari bafite amakuru ko uyu muturage atajya ajyana amafaranga ye muri banki. Bikaba bivugwa rero ko bahuye n'isanganya rikomeye cyane ubwo basangaga uyu mugabo afite imbunda akabivugana bose, ndetse hakaba nta n'umwe muri bo warokotse. Gusa uyu mugabo nawe akaba yamaze gutabwa muri yombi n'igisirikare cya FRDC bamushinja ko yari afite intwaro ndetse no kuba yivuganye abarwanyi ba Wazalendo, cyane ko basigaye bahabwa agaciro cyane hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bafatiye umwanzuro wo gushyigikira uruhande rwa leta muri intambara bahanganyemo na AFC 23. Amakuru rero ni menshi cyane, tukaba tubashishikariza gukomeza kudukurikira mukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bizajye bitabe bageraho mu ba mbere, ugakanda like ndetse na share ukabisangiza abandi, ndetse ukaba ushobora no kuduha ibitekerezo byawe muri comment. Ibiganiro byacu nakagaruka, mukomeze kugira ibihe byiza.